Nizere ko mumeze neza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kandi mvuge ngo Uwiteka akomeze kubaha umugisha mu byo mukora byose. Nkwibutse yuko filimi nziza nyarwanda ushobora kujya kuri Media ukareba filimi ya Maître Nzovu ndetse ukareba na Rusufa ukabasha kubona filimi nziza z'abanyarwanda zikoze mu buryo tudasanzwe tumenyereye filimi nyine zikoze fresh na handi rero wazisanga uretse kuri Media ndetse ushaka no kwamamaza ibikorwa byawe ngana hano kuri Yawe TV utwandikire kuri mail zacu muratubona utere na comment ku biganiro dukora ubundi dukomeze twimanukire kandi tunizamukire. Ndi kumwe n'umukobwa mwiza man ukuntu yambaye byonyine rinete yambaye zonyine zipima ibiro bingahe cyakora cyo zipima nk'ikiro kimwe nukuvuga ngo izuru rya rifite ububasha bwo kwakira ikiro bwo guterura ikiro kingana nk'ibiro bibiri ariko uyu munsi cyafashe kimwe. Umeze neza wambaye neza inkweto wambaye bayita ngo iki? Iyi nkweto ni boots. Inkweto ni boots nyine ya imodoka oya inkweto. Yes rero ndi kumwe n'umukobwa mwiza nkuko bibona yambaye neza by the way wambaye neza. Thank you so much. Wambaye neza kandi uri na mwiza. Yego murakoze Imana ibaho umugisha. Ko mbivuze n'ubyemereza. Murandemeye muri aka karere kenda kugwamo imvura. Yes ntago nkuremeye ariko ibyo mvuga n'ukuri n'abantu bari kukureba barabona ko nyine uri mwiza umeze neza man uteye neza ibintu byose ni Thank you. Yes amazina ninde wenda reka mbanze nkuvugura za kwivuga amazina ukina muri film yambaye uri umurozi waka kanya nicaranye n'umurozi uvuge make ntakuroga. Nicaranye n'umurozi akina muri film yambaya ni umurozi ndabona bari kuma n'amafaranga reka mbe nyashyize hano ndi kumwe n'umurozi ukina muri film yambaye ubundi busanzwe uraroga huya usanzwe nago ndoga busanzwe ndakana keza nk'uko uri kumbona ndakana keza gakunda gusenga ariko muri mbaye mba ndi Jackie nyine wa undi wagahebuzo. Wadusenge se kutubwiye ko rakana gakunda gusenga yego shana uyu mwaka kuko corona warayiduhejeje mu nzu twubaye Imana duse genda umusiramu ndetse nimbasomera ido uzi kuri sawa ndaza kuri basomera ninjoro ibintu ugomba kurangira tugomba gushyira hamwe twese tugasenga ibi bintu bikarangira corona ikarangira tugakomeza tukarona ukuntu abantu tudukumbuye no kurya amashoni iki hashize igihe kinini. Uvuze ikintu kijyanye na show ukumbuye iki ubu ngubu muri show ni igiki ukumbuye? Ikintu cya mbere nkumbuye okay nyine nkumbuye kujya nari gutekereza ngo amasaha ngo ngomba ngo kuba navuye mu muhanda ngo iki gihe iki n'iki ugatahana stress nyine nicyo kintu cya mbere nkumbuye nyine gutandi mu mudendezo nkicara mvuga ati anytime ndi butahe. Ubusanzwe utahasanga he mbere yuko tujya muri ibi bihe bya covid wari usanzwe utahasanga? Nari sanzwe mva mu kazi bisanzwe natahaga saa 11. Yes wenda waba ufite n'izindi gahunda ukazicamo bisanzwe ariko ugataha nta kibazo na kimwe ufite uvuga ati ni time ndaba nyine ndataha tu. Ariko ubu ngubu se mvutekere usigaye ujya kuri gahunda amasaha wabona saa 9 zigeze ati iriya gahunda iri buntinze naho ndi bugi. Nukuvuga ngo corona yatumye tutajya kwirebera ibyana byacu. Ibyana byanyu ngiye cyanjye tuba turi kumwe icyanjye turahorana. Uri umumama uri umukobwa uri iki? Ndi byose uri byose yagushimishije ni kumwana hariya garuka mu kiganiro. Yaka ni umuntu mwiza kandi yakanimfura ubundi yakuramo yakanda muzi rutwitsi wa mbere reka nkubwize ukuri mu bantu ntashobora gusibira interview zabo yaka ni umuntu wa mbere mva yaka amasho ndamureba nkajya nisetsa hondi aranshimisha bya yataye. Mbabarira mbivuge ngize Imana ndi kuganira n'umukobwa yakaraka nigeze kuvuga ngo sinkunda ngo umukobwa abantu batwumva please nago mvuze ibishego kandi mumbabarire ni yakwabivuze kandi icyo umusitari yavuze tugomba kukireferaho kugira ngo twumve nuko nawe reaction yaravuze ngo akunda umukobwa wambara nuza imbere y'umwero nta gakondo wambara ingwe. Ako kantu kayaka ukabona watekereje iki? Uzika ko kantu ntakabonye ahubwo kuki ntakabonye kandi nzi ko yakamukurikirana 100%. Shana ko nabonye yaravuze ngo nagakunda umukobwa wambara nuza y'ingwe. Ni y'abaturage byavuye pause.
reka twikomereze. Watangiye gukina ryari filime, wabyinjiyemo gute, wamenye ryari ko ufite impano yo gukina filime? Impano yo gukina filime nari nsanzwe nyifite ahubwo ntabizi, kuko nagiye ngira amahirwe menshi yo kuba naba nakina, ariko nyine nkumva bitandi moto. Rero nibwo naje guhura na Jessica dukinana muri Mbaya, arambwira turashaka umuntu umeze gukina gutya, you can try your best, ndabizi wabishobora. Ndavuga ati reka ngerageze. Ndabyuka byari mu kwa gatanu, mu kwa kane gutyo, hafi mu kwa gatanu. Nyine mbona ndabizi, mbona ndabimerita. Kuki wahisemo gukina rero uri umurozi? Ntabwo nigeze mitamo, nibo bayimpaye, ni script nyine niko yari yanditse. Uhitamo gukinira script y'umurozi ntabwo byigize byafekta ku gikundiro ushobora kuba wari ufite mu bantu bisanzwe, cyangwa hari icyo byongereye? Nibaza ko harimo abantu wenda batangira kujya bibaza ibyo bibazo, akavuga ko se ubundi buriya mu buzima busanzwe umuntu usameze uko, kandi mu by'ukuri sindanabubona, sindanagira n'iki. Nta kintu byagize byangabanyirije, ahubwo byanyongereye inshuti nshyashya, abakunzi nyine, abantu benshi. Muri famiye, ababyeyi cyangwa se na sheri wawe, kubona uri gukina role ushaka umugabo ku ngufu ku buryo uri bukoresha uburozi bukomeye kugira ngo umubone, ntabwo babyigize bibatera cyangwa ngo nawe bimuhungabanye? Oya, ni abasirimu cyane, ibyo ntabwo babitekereza. Ahubwo barambwiye ati courage, kuko uriya mu character wamukinnye neza. Bampaye bravo cyane, ni abantu bankurikirana umunota ku munota, ibyasohotse ibintu byose. Rero ni abasirimu, ntabwo batekereje ibyo bintu. Filime ya Mbaya ni filime abantu benshi bamaze gukunda kandi banakurikirana. Ku rwego rwawe wumva aho ushaka kugera ari huri uyu munsi? Kuko nta nubwo ndanatangira, bitewe n'aho nshaka, ntabwo ndatangira. Ushaka kujya he? Nshaka kujya hejuru. Wenda mu bakaragita ubona hano mu Rwanda wavuze ati ndagendera kuri uyu muntu, ninde? Nta n'umwe. Nagendeye usanzwe nkunda kureba ama movies, nkunda kureba ama movies yo hanze, ntakubeshye filime z'abanyarwanda nta gihe kinini maze nzireba, ariko nsigaye nzikunda ko nyinshi ndazikurikirana umunsi ku wundi. So rero njye nakurikije abantu benshi, nyine nkunda Gabriel Union, ndamukunda cyane, nyine nkunda zira filime z'abirabura bahariya, baranshimisha. Abahe birabura? Bo hanze, bo muri Amerika ukuntu bakina, Talaj P. Hampson, Nuza Cookie muri uriya nyine, nkunda ukuntu bakina. Nibo bantu banyinspira umunsi ku wundi. Yes, rero ni Yawe TV, reka nkushimira ikintu kimwe wenda mbere yuko dukomeza. Just uri umuntu ubahiriza gahunda, kandi uri umuntu kabisa ku gihe ni igihe. Ni igihe, kuko igihe kigusize nawe wasigara inyuma. That's why rero ikintu kitwa igihe nicyo kintu cya mbere nubahiriza. Reka ninjire kuri wowe. Twavuze byinshi uko winjiye muri filime, hari ahantu twari tugeze nyine tutabihinduramo gato, wavuze ngo uri byose. Nakoje uri umumama cyangwa uri umukobwa? Urambwira ngo uri byose gute? Nyine ngende undebye urabona ndi iki? Uranda umukobwa? Icyuma. Okay, murakoze. Cyanda umutosi, siko muri za mvugo zo. Njye mfite umwana, ndi umumama, ndi umufiyemere. Urumva ndi byose. Ibintu bibiri. Uri umukobwa w'umumama. Bibaho se? Bibaho, umufiyemere. Mu ndimi z'amahanga, ako mu Kinyarwanda bavuga gute? Umumama w'umukobwa. Yes, rero ndi kumwe n'umumama w'umukobwa. Ngiye kukubaza ikibazo. Uri umukinnyi wa filime, ariko mfite ikibazo kimwe. Ni iyihe filime ushobora gukina byibura ukaba wabasha kwiyogoshesha umusatsi ugasigara ufite igipara ku mutwe? Ntago ndahura nayo, ariko iyo ariyo yose nayikina, kuko ibyo bansaba nibyo nakurikiza. Ubaka kanya tuvugana bakubwiye ngo wiyogosheshe umusatsi, kandi ko tuzi ko bibiri tubwira ngo ubwiza bw'umukobwa ngo ni umusatsi wawoga. Ubwawe ni iki? Umusatsi wanjye ntabwo ngukunda. Ubwiza bwawe ni iki? Ubwiza bwanjye umuntu nzi arabuza, ariko umusatsi nturimo. Ubwiza bwawe ni ubuhe? Nawe nyine nawe umuntu rero hari abantu badukurikirana bifuza yuko nyine uravuze ngo ubwiza bwawe. Ubwiza bwanjye ni umutima wanjye. Umutima wanjye ni mwiza, seriously. Usa n'umuhondo n'ubururu. Usa n'umweru.
Yes, ngiye kukubaza ikibazo ntarabaza undi muntu wese. Abanyamahanga baratubwira ngo Satani ni umwirabura. Natwe tukumva ko Imana ari umuzungu. Buretse nyine ni gutyo abazungu bazi ko Imana yabo ari umuzungu cyangwa Imana ari yera tu nyine ni inzungu. Satani ni umukara. Wowe utekereje wumva Imana ari bwoko ki? Ngewe nekereje numva Imana bavuga ko nta kisa nacyo. Sinzi rero niba ari umweru niba ari umukara, gusa nzi ko Imana nta kisa nacyo. Nta kisa isa nacyo. Natangiye kuvugishwa ko mu kanya mbonye inyama. Uvuze ngo iki? Uvuze ngo nta kimana isa naso. Isa nacyo. Nta kimana isa naso. Yes, kubera iki we wumva wenda we muri logique ya kubera iki utekereje ku kantu, kubera iki abazungu bavuga ngo abirabura cyangwa Imana ni inzungu, ubona biterwa n'iki? Numva ari imyumvire iri hasi. Gute se bavuga ngo Imana ni inzungu, barayibonye? Imana ntago ari inzungu, wenda ni n'umwirabura. Ngiye kuko hari n'amakuru mfite nigeze kumvana umuntu umwe muri famiye avuga ngo ideni ni hano muri Afrika, ntago mba mbiziho cyane, avuga ngo ngo niba ari muri Tanzania, so rero niba ari muri Afrika, why not na Yesu wenda ni igikara. Ariko ubundi uyitekereje neza atari G y'umwirabura. Yadanje urebye Afrika ni ifite ibintu byose. Mva Yesu ni G yinahangaho muri Afrika, kuko urana mutipe ubundi wakinye filime ya Yesu, suzama filime yandegeye kina se rero Brian Lincoln ako nagari gukina muri Spartacus. Ngereka mugiye ntago meze nago Spartacus nayirebye. Ntago yirebye, ni filime numvishe bavuga ngo ashobora kuba kinamo. Ariko ngira kinamo muri filime. Akiriye character. Nago wimbaza iby'amakarakteri yabyo. Nyine wowe uyu mutekereje uba wumva ari nk'umuntu umeze ute, wenda hari nk'abantu wambwiye ko asa naso. Yesu mba numva ari umuntu nyine ariko udasanzwe. Urumva ngiye mwemera nk'intumwa kuko ndi umusilamu. Mwemera nk'intumwa. Nyine ni umuntu ni intumwa Imana yohereje iza mu mubiri w'umuntu atanga ubutumwa. So rero nakundi kuntu mwumva nyine numva ari umuvuga butumwa. Ubusure n'umuntu mu nzira akakubaza ngo akakubwira ati ndi Yesu kandi ndashaka kugutereta, wabyemera? Nahita mubaza ariko muri itiranwa kuko hari ba isa benshi tuzi. No, none si Yesu agira isura. Ntago agira isura ko uwo tubona nuriya wakinye filime. Ariko afite amateka. Nta sura afite ariko ngiye numva amateka ye. Akubumva banatubeshye. Sometime. Yes, filime nyarwanda iyo utekereje ubona igeze ku ruhe rwego, wenda ubijemo vuba sinzi igihe umaze ubundi umaze igihe kingana. Natangiye gukina filime nakinye kera cyane, ariko icyo gihe ntago byo byari, ntago nabifataga nk'ibintu nyine aho navuga natangiriye neza ni muri Mbaya series. Natangiye mu kwa kane hafi mu kwa gatanu gutyo. Urumva amezi mazemo nyine. Ubwo rero urebye filime nyarwanda cyangwa se reka tureke filime nyarwanda, abakobwa bakina filime nyarwanda ubona urwego bageze hari uruhe cyangwa se ari akaye gaciro byabongereye? Mva bageze ku rwego rwiza rushimishije, kuko abakobwa benshi nzi bakina filime nyarwanda benshi nzi barambyemo biteje imbere, bafite ibintu by'ibikorwa bizima bifatika. Urumva ni ibintu byiza cyane pe, n'umuntu utarabizamo namushishikariza ko yaza nawe akabikora, kuko nanjye ntabwo nari nzi koko ibi bintu nabikora bikangezaho maze kugeza ubu. Ariko ni ibintu byiza ko barebe n'amadarubindi wambaye. Muyarebe neza mwabonye ariko mbabarira ukuremo izo unanapepera abantu, kuko dufite abantu bacu babi Burundi cyane cyane bankurikirana umunsi ku wundi banakurebe unanabasoma. Bandebe nubwo abarundi bakunda kunuka, nibo abantu ba mbere nzi banyanga cyane. Ariko bakwangira iki? Ngenda bakunda. Bakwangira iki? Iyo ubona bakwangira Ngondoga Jessica whatever. Basobanurire rero. Iriya ni firme uriya mu Jackie atandukanye nanjye peace aka kanya muri kubona kandi abakunda cyane. Mukomeze rero kudushyigikira, mukande likes, subscribe and shares. Dukomeze tubatwikire ubundi tukimanukire. Kuva wavuka umaze gukundana n'abahungu bangahe? Babiri. Muri abo babiri harimo uwo mwabyara? Of course, yes. Uwa mbere ajya kugenda, ikintu utazibagirwa kuri we niki?
ushaka kunteranya n'uwo turi kumwe ubu rero oya ntabyo nkubwiye oya ntabwo ari ukuguteranya ushobora kuvuga ati ikintu ntazibagirwa ni iki yari umwana mwiza yagiraga umutima mwiza tu atandukana n'uyu muri kumwe umva ushaka ko dutandukana no ntabwo mbishaka nta hamwe batandukanye bose n'abana beza imbere ya bwana akaba ari igikara imbere ya bwana haba hari seti imbere ya bwana ya bwana niyo turi kumwubaka kanya seti yaragiye cyangwa ni wayi oya ni seti ubaka kanya uracyamwibuka hari ikibazo nshaka kukubaza muri ino minsi ni ibintu nshaka kurwanya kandi nivuye inyuma mumfashe bantu mukurikiranye Yawe TV ndi umunyamakuru ariko ngomba gukora ubunyamakuru bw'umwuga kandi n'abantu baba bloga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye please ndashaka ko iki kintu tukireka umukobwa ukunda umuhungu ukaba wamwiha wese kandi ukanamwiyereka ubona ari yihe mpamvu ize nyuma ituma ko umuhungu mwakundanye nimba afite ifoto yawe wambaye ubusa ayishyira ku mbuga nkoranyambaga njye nta muntu umwe nahereza ifoto njye nambaye ubusa nta nubwo natuma uyimfata iyo foto ya nibaza ko umuntu ukora ibyo bintu ese abatekereza iki in the future sinzi ashobora kuba wenda abatari muzima ntabwo njye nabyemera wipostinga we nono sinzi icyo navuga ko n'imbwa ntabwo yaba ariyo yaba yirenze kuko birababaje ndi kubivuga gutya ndi guseka nuko turi kuganira ariko ni ibintu bibabaje nihe nama ushobora kuba wagira umukobwa wese uvuga ngo ni ifoto nambaye ubusa neretse umuhungu dukundana kandi ejo n'ejo bundi mushobora gutandukana n'umugabo n'umugore bakundana baratandukana cyangwa bashakanye bagatandukana nihe nama kugira ngo ako kantu ntumve neza ikintu cya mbere njye niyo twaba twarashakanye ntabwo wambwira ngo uhagarara ngo ufotore ifoto wambaye ubusa ngo mbyemere no tubana mu nzu yandebye se yandebye live akareka kumfotora ifoto ni iki kandi tuzaduhora turi kumwe umunsi ku wundi umuntu rero abantu babikora nababwira ibyo ntabwo ari byiza ibyo bintu byange bikundi tuvuge ushobora wenda guhura n'umuntu w'imfura udashobora gukora ibyo bintu ariko ntabwo muri batanu mwazahura wabonamo umuntu utari imfura wagushyira hanze so rero ntabwo tuba tuzi uwo ari we ko ntabwo twareba mu bantu mu mitima yabo njyewe ikintu namubwira uwo muntu rwose ntabwo ari byiza niba akabarusha ubwenge abatipe no ntabwo ari byiza ibyo bintu baturusha ubwenge mwana twaka ibiceri kandi twabivunikiye ubu nshobora kuba ndi kunyagirwa izi saha hakaba hari umwana urekereje ati manyihera akana uratangiye kandi umugani wa bahati hari akantu yigeze gukora avuga ngo abatipe badafite amafaranga nibo bavuga ngo abakobwa bakunda amafaranga kuko iyo yafite ntabwo waba ufite miliyari iki umukobwa abwira ati ma emiliyo nkora iki n'icyo si inshuti yawe mugomba gufashanya kimwe n'uko nayo waba ufite kuki ntabwo usaba 50 miringo yamedi why not nayaguha njye nayaguha ntabwo ari ibintu byataye abakobwa muhora murwanya ubusura narwaye ndi muzima n'ubuzima bwose ntabyo navuze ko urwaye nta bakobwa uzi vugisha ukuri warwaye kangahe gusa hari abakobwa nzi bagira anniversaire mu mwaka nk'inshuro nyinshi cyane buri uko we n'umusheri mushyashya akaba afite anniversaire buri kwezi umwaka uba ugizwe n'amezi 12 iminsi 366 cyangwa 365 ni ukuvuga mu mezi 12 akagira anniversaire 12 cyane rwose cyangwa wenda ndi atagira 12 akagiramo nk'enye 5 bitewe n'umuntu bahuye nuko baramubyaye mama baramutwisa amezi arenga menya yaravukaga agasohora akaguru agasohora umutwe imeza yashira agasohora utwara ibintu nk'ibyo bakobwa muvuka musohora inzara ku itariki mwindi reka babyumvishe nabo nyine wababwiye wowe intego winjiranye muri filime nyarwanda ni iyihe intego ninjiranye muri filime nyarwanda nuko twayikora tukayikora neza tugendeye ku bya bakuru bacu bakoze imbere tukarushaho kwigeza ahantu kuri harenze ya wize muri secondaire yego wafunze inguni harya ndabura narayifunzira kuko ngiye ntigeze niga muri internat nizeyo umwaka umwe ntabwo nigeze mfunga inguni ko nabwo nigayo nize muri fiye gusa rero ntabwo nigeze mfunga inguni ku ishuri ariko wenda nta mwana udashobora kubinyuramo ariko warayifunze byashoboka umuhungu mwafunganye inguni bwa mbere ubu ndabizi ari no kutureba ni igiki umwibukiraho ntacyo nyine
ntacyo pe. Amashuri yawe uyiga wayize muri utaha ni inshuro zingahe wahagaze mu muhanda ugatinda gutaha mu rugo bakagukubita? Yewe sha ni inshuro nyinshi ugenda ugakora urabona kera abana mwakoraga amafuti. Wakoze amafuti? Ya nta mwana n'umwe utarakoze amafuti, nawe warayakoze. Uri kumva noneho iyo watahaga uri mu nzira wenyine ugiye kujya, iyo mwaga muri kumwe n'abandi uvuga nta kibazo wabikunze, ariko waba uri mu nzira utashye uri wenyine nibwo wavugaga ati noneho baranyica. Rimwe na rimwe ukanga no kwinjira mu rugo ukarindira ngo babanze baryame. Ngiye byambayeho cyane, ukarindira ngo mama banze aryame nyine, kuko wabaga uvuga ati ninjira aranyica none arankubita ikibuno kigiye kukabona koko. Ariko ntago ari inshuro nyinshi. Mu bantu mukinana muri filime ninde muntu ubona uvugisha ukuri ufite defo uvuga ati defo niyo yapfa izamukurikira? Ninde se buriya ra? Sha nta numwe, bose n'abana beza byataye. Uvugisha ukuri kuko nubundi ntacyo bagutwara. Kuko mise ntekereza kuri bose. So ninde muntu ufite defo navuga? Sha nukuri ko Imana ntawe nabona. Defo ya Bahati ni iyi y'amakaca. Defo y'amakaca haryo buriya defo sibyo mwese arabakunda. Defo ye iyo niyo defo ye, abakunda nk'abantu mukorana, ariko defo ye uvuga ati aka kantu makaca aka naka defo si keza kandi sinakabi. Ngiye nabona karite, kuko defo ntago nayibona. Karite ni umva karite reka mubwiza ukuri. Uri kuri Bahati wenyine. Umva Bahati buraneka mubwiza ukuri ni umuntu mwiza. Bahati ni umuntu wumva, ni umuntu Bahati utazi kurakara. Arakara rimwe mu kanya gato bikaba birashize. Kandi Bahati yashwanye n'abakinnyi benshi bagiye bava muri Mbaye, si benshi cyane. Hari uwitwa Joanna, hari uwitwa Kamalo. Aba bantu bashwanye atarakaye. Wari urimo? Ngenda nagezemo nuza Mbaye akirimo, ako Joanna we nagezemo yaragiye. Rero sha reka nkubwiza ukuri, ntago nzi ikintu cyatumye Joanna agenda, sibyo? Ariko ku Kamaro we mu kugenda kwe sha ntago byaturutse kuri Bahati. Bakoze inama nyine, ntago rega ari Bahati gusa, hariya uvuga ijambo ngo bakora inama icyo komite yemeje bakakigenderaho. Rero ntago biri kuri Bahati gusa, sinzi impamvu abantu mukomeza kwishyiramo Bahati kandi atari. Byagenze gute nk'umuntu wari uri kandi iyo nama bayikora nawe wari uhari nk'umukinnyi muri bo? Sha nari impara ariko nta kintu nabivugaho. Murakoze. Humura ntago bakwirukana. Bahati ni inshuti yanjye ntago akwirukana. Nanjye Bahati ni inshuti yanjye ntabwo yanyirukana. Ni inshuti yanjye bikomeye ntabwo yanyirukana. Bikomeye. Ya bose ni inshuti zanjye zikomeye. Inshuti yawe ya mbere muri Mbaya ninde? Ni Jessica. Inshuti yawe amabanga yose uramo? Ya ni umushuti wanjye ariko ni amabanga yose. Ni umushuti wanjye nyine biraho. Ya umushuti wanjye nagaruvuga ngo amabanga yose uko na mama washaka kutayamubwira. Ikibazo ngiye kukubaza, hari abantu bajya bavuga ngo Mbaya Makaca na Jessica barakundana, ni yego cyangwa oya? Barakundana nka Sheri na Shusho, barakundana yego cyangwa oya? Oya. None ni wowe ukundana na Makaca? Oya, nta muntu n'umwe ukundana n'undi hariya. Bibayeho urumva sa ubwo hagize couple ibonekamo hariya, urumva ukuntu byaba ari byiza. Ntago rero hari twabibabwira. Mu Rwanda abakobwa ubona mugeze ku ruhe rwego ku mbuga nkoranyambaga, kuko imbuga nkoranyambaga ni ikintu hano mu Rwanda kimaze gufata indi ntera. Ubona mugeze ku ruhe rwego, ubona mubyitwaramo gute? Rwego rwo hejuru, ariko harabo bisazari nabo ubona umva bigeze gusa ku rwego rwiza. Abantu benshi bamaze gusobanukirwa, abana bari hejuru pe. Wowe suriye ni wowe uzi bahareba ukamenya hondi. Uramenya hondi. Yes, wenda tugara ku musozo w'ikiganiro cyiza tugiranye, hari umuntu ushobora kwibaza wowe nyawe, wowe iyo witekerejeho ubona defo ufite wowe ku giti cyawe ari iyi? Defo ya mbere mfite niyo kubahiriza amasaha. Nayigushimiye. Iya kabiri ubundi siyo ni defo cyane karite. Iyo nayo ishobora kuba defo cyangwa ikaza muri karite. Harya buriya ni iki kindi? Sha ntago nayimenya keretse ese umuntu wibonaho keretse wowe bimbwira.
ese nkubwire defo yawe ntago nyizi neza ushobora kuba umuntu buriya wayimenya ni umuntu duhorana cyane twirirwana n'ushaka kuvuga ati Jaka arahengamenye ibintu nk'ibyo ngibyo ariko urahenga oya ndagororotse Jackie mu bantu hano baba star hano mu Rwanda mu basitari ushobora kumva uba ku mutima wawe iyo uryamye umutekerezo w'umusitari ukavuga ati wow uyu muntu nubwo ufite umugabo cyangwa se mbese nimba umufite wenda uraza kubitubwiraho uyu muntu naba mfite sheri naba namufite icyo nsaba cyose nakimwemere nakimuha ninde mu basitari baba mu Rwanda ntawe no hanze y'u Rwanda ntawe mu Rwanda nta musitari n'umukunda ntabwo bivuze ariko ngo ngewe ngo ariko ureba ukuntu bikabyo wafashe ku mutima ntawe no hanze y'u Rwanda nawe ariko hari uwo wiyumvamo nta n'umwe niyumvamo kuri urwo rwego nta musitari wigeze ugirira crush yewe shanyiri ushobora kureba umustar ukavuga ati wow umuntu ni mwiza ameze uku afite iminwa myiza ameze iki ariko ntago wamugira crush hanze nyarwanda ninde ufite iminwa myiza harya se buriya ninde nta n'umwe nzi katararo uravuga ntawe nzi ndahira okay bose ni beza abenshi bose ni beza dufite abahanzi beza ni ukuri abastar bose bo mu Rwanda ni beza umva ni beza ahantu hose ariko nta numwe nibuka neza iminwa ye ngo mvuge ngo naramwitegereje ngo ndayibona ngo nitegereje iki ngiki kino nawe uwo wapfuye kubona ucishijeho amaso ntawe murakoze yes rero tugana ku musozo ni igiki ushobora kuba wabwira abakunzi bawe cyangwa se abantu banagukurikira ni igiki ushobora kuba wababwira ikintu nababwira shano ukuri bakomeze banshyigikire mu bintu byose bakomeze badushyigikire bajye kuri channel yacu Muhanzi TV bakurikirane iriya filime yacu ni nziza irimo inyigisho nziza igeze n'ahantu heza turi muri 2020 2020 wayigeze uyirimo nyirimo nubwo ntari shuwa neza kuko ibintu turi kubona n'iki nako twe tuzi ko ubu birangiye n'iki nyine ariko tuyirimo sibyo so rero bagume badushyigikire batwereke urukundo rurenze urwo batweretse umwaka ushize guys mudushyigikire n'ukuri mujye no kuri Instagram yanjye nitwa Jackie Peace 250 hadashya bankurikirane dukabye ubundi tujye hejuru mu bablogano mu Rwanda bakoresha imbuga nkoranyambaga ninde kuri wowe uvuga ngo uyu muntu wawe bose bazikoresha neza nawe uzikoresha neza ushobora kuba umuntu ushobora uzi ukuntu umeze nk'abantu siniteranye none uragiye bazankubita icupa nta wagukubita Jackie unywa inzoga oya nawe unywa inzoga ngenda akijijwe urakijijwe uri umusiramu umusiramu ntabwo wabakijijwe bakora ibintu byiza gukizwa ni iki se wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe namwakiriye nk'intumwa y'Imana Yesu ari mu mutima wawe cyane rwose arimo nk'intumwa arimo cyane imbere ahubwo Jackie iyo usohotse kuri wowe uvuga ngo ugiye kuryoshya ni igiki cya mbere ugeze mu mbari ubasha gufata cyambere njya mu mbari murakoze ujya boîte naho njya muri boîte ujya mu tubyiniro naho njya mu tubyiniro mbyinira mu rugo ariko ewana ugeze mu rugo nyine uze kubyina cyane noneho kamwihore shoki iyo irarenze hari izindi zaje nyinshi zirenze mu ndirimbo muri covid turi muri covid tukiri muri guma mu rugo indirimbo hagati ya saa moya sibyo na ntiza ni iyihe ndirimbo wumvishije kuruta iyindi cyane nakubeshye ni saa moya ariko ntiza nayikunze nyuma ho nyine nkajya numva irarenze tu ntiza ni nziza byatari wakunzemo akaye gateye wimbaza iby'ibiteye indirimbo yose narayikunze irabyinitse cyane ifite beat nziza byatari ese nk'ubu ukina muri filime uri umurozi biramutse bigukurikiranye byagenda gute auzubillahi wapi ntago byankurikirana nawe wacu wapfuye aryo ushobora koroga ku giti cyawe oya ntago nkiroga kuko sinaroga umuntu kuko sinzi nuko busa sindanabibonaho na gato rero ntago nabikora ushobora gukunda umusore nyine ugahura n'umusore mu mujyi ukaba wamukunda
birenze ukwemera cyangwa n'umuhungu mukundana akakwanga ukaba wabasha kujya kwiyahura? ego ko nta kintu na kimwe kuri se Nyagasani cyatuma ngewe neza Shakira niyahura. Ni ukuri kw'Imana wapi, nose niwe wenyine waba waravutse, buri munsi abana baravuka wapi. Ni ukuvuga ngo boyfriend wawe ni igiki ashobora kugukorera ukaba washa gukora ikintu kirenze n'ibitekerezo by'umuntu? Shareka nkubwize ukuri, ikintu maze kubona, experience maze kugira mu bahungu, uho yaraga ari mu bahungu mu buzima rusange, ibyo mugenda mbona ahantu hose, mu bahungu, mu bakobwa no mu biki, buriya ntuzavuge nyine ngo ngiye ngo umugore wanjye ngaciye inyuma ngo nahita mwanga, kuko hari abo nabonye benshi situation bagiye bayigiramo baravugaga gutyo ntibagende. Rero situation yose ngiye nabasha kuyijera nayigezemo, nibwo namenye icyo gukora cyanyacyo. Umuhungu cyangwa umugabo wawe mubana mu nzu usanze aryamanye n'undi mukobwa ku buriri bwawe, niki wakora? Ibyo bintu umusatsi wisumvaho, si unakora iki? Nakimenya iyo situation imbayeho nyine si unakora iki? Akuze ikintu ndamukorera nahita mbwira umukobwa n'umutima mwiza ati ngaho sohoka witahire, nkakomeza nkamwitaho nyine nawe nyuma akazabona yuko yakoze amafuti. None numva mutwara iki? Abantu badukurikiranye mubonye uburyo avuze ngo umusatsi umuvuyeho burundu ukongera ukagaruka. Ariko ikintu numva nakora, reka nkubwize ukuri, ntago nabimenya kuko umutima uburemerewe wako kanya, kuko njye ndi n'umuntu ugira umujinya wako kanya ariko ukahita ushira, ntago nagutinda gushira. So rero ikintu nakora ako kanya nibwo nakimenya. Wari utegereje rero ako kanya iki kugezaho nibwo wahita ugikora ukavuga ati iki kintu ndagikoze. Wumva wakora nk'iki nyine ako kanya ukinjira ugasanga umugabo wawe aryamanye n'undi mukobwa ku buriri bwawe, none wasana ahita ngo igihumuri cyangwa umwana kumva gusa ncitse intege, sinzi mbese ikintu navuga. Ibyo biri birarenze. Uvugisha ukuri, ari umugabo n'umugore ninde uca inyuma undi? Ni bose, ari umugore yaguca inyuma, ari n'umugabo yaguca inyuma, biterwa n'umutima w'umuntu. None se reka nkubaze ikibazo, hari abantu bajya bavuga iki kintu tujya tukiganiraho n'abantu ariko si tucyumve neza. Umugabo nk'ubu umugabo wawe usanze aryamanye n'undi mugore, wafata wa mukobwa waryamanye n'umugabo wawe akaba ari wowe wenda ushobora gukorera ibyo wamukorera byose, cyangwa wabikorera umugabo wawe? Maze uwo muntu abarengana ati gute? Abarengana kuko yanigeze akagutereta akubwira ati ngewe ndi single nta sheri mfite. Nese uwo muntu urumva wamurenganya? Yaje nyine nkuko yaje nyine atabizi, wenda yaramubwiye ati umugore wanjye yarapfuye kandi ahari. Uwo muntu ntago namurenganya, ikosa rero rifite uwo bikuze umugabo. Mu bahungu mwakundanye n'umwe wigeze guca inyuma? Yosha nta numwe pe, nabamubeshyeye. Ko wabaciye inyuma? Hoya ngiye ndi haryo bavuga gute, ndi Imana y'u Rwanda. Oya bavuga ngo ndi umuki, sinzi ukuntu bivuga. Ndi miseke igoroye. Uri miseke igoroye? Ndi miseke igoroye. Jack, wakoze kwitabira ubutumire bwacu, ndetse tukomeza tukifuriza umwaka mushya muhira wa 2019 kuko 2020 ntabwo turagera mu wese, sinzi niba warayigize. Oya hari akabisaje nabonye ngo abarwayi bo mu bitaro by'Indera barabifuriza umwaka w'ibihumbi 2002 nyine bavuga uyu nguyu, none nawe ati wa 2019. Njyewe abakunzi ba Yawe TV ndetse n'abakunzi bawe bifurije umwaka mushya wa 2019 kuko umwaka wa 2020 sindawugeramo. Nese ko turi mwitangirizi. No, wowe nimba uri muri veni birakureba, nimba uri no 2021 simbizi. Oya kamubazi 2020 nta cyiza na kimwe wigeze ubonamo. Veni hause waba waragumye mu rugo udasohoka ukavuga ko wabonye iki cyiza ko iyo ho wasohokeyemo gake se nubwo bitari nakantu nakamwe keza wabonye? Uri ihene se kujya ndamba agapfukamo? Aha, wowe igikoma muri guma mu rugo? Shana nanyweye igikoma ubwo se cyonyine
nanyweye igikoma nakinnye ikarita ego kumva nakoze ibintu byinshi uziko ngiyewe reka nkubwize ukuri buri kintu cyose kigira icyiza n'ikibi ariko reka nkubwire mu rugo twabaga twishimye urugo rwose rwuzuye tugakina amakarita n'ibihe nabwo nzakumbura nubwo tutari turi mu bihe byiza ariko harimo twiza sinzi uvuge ngo utarasoza mu izina rya Yesu urumva ukumbuye guma mu rugo hoya bagiye hoya ni ibintu nyine nzakumbura uburyo twabaga iyo twabaga nyine twuzuye mu rugo igipangu cyose byabaga ari byiza shere wawe muraturanye yego kurumva baturana yako bibaho ntabwo duturanye atuye kureho atuye kure abanyarwanda tanga ubutumwa dusoza turi mu gihe cya coronavirus tanga ubutumwa bwawe nk'umukinnyi wa filime wivuga amazina ni kanaka utanga ubutumwa ni Uwineza Shakira nkuko nabibabwiye Peace cyangwa Jackie ubutumwa bwa mbere natanga nuko abantu bakongera bakagira guys nsige mbona urukundo rwaragabanutse mu bantu sibyo umuntu ugasanga ari gukora ibintu by'ubugome umuntu mbese abavandimwe bakagira iki naga ari ibintu byiza kobwa nimwe mu bitangira ya naga twe tubitangira ndagukunda nkagukobeta urukundo ukanyaka ibiceri nkaguha ibiceri ukanyaka ikiceri naheza ahangaha nkaza akesho ukajya kwihera ibikise natwe ibyo biceri turabitanga reka nkubaze ikibazo kundo ibintu byose sore hari umujama mukundana wahaye amafaranga subwo rimwe kabiri si cya gatatu nyine turafashanya ushaka kumbwira ati ibintu bimeze gutya amaye amafaranga nkayaguha nanjye naba ntayo mfite wenda mfite ikibazo runaka nawe ukayamba tukuzuzanya abavuga ngo urukundo ni mpanguhe nibyo urukundo uzi impamvu navuga ngo okay gutyo marumva ari uguhimana ariko urukundo ni ugufashanya setu mpanguhe nimba nguhaye nawe nimwe oya ni ugufashanya iyo manguhe ni yawe ni ukuvuga ngo ni ugufashanya nimba umuhungu agufashije nawe mufashe igihe ufite ubushobozi umufashe mu bundi byose wa mugani wa Yawe ubundi byose si biki navuze umufashe ku mafaranga muri lifti kumusabira umugisha ntabi ego sha ukamusabira umugisha nawe akawugusabira niba wagiye atataha amahoro niba wagize iki akore neza ibintu nk'ibyo sha ni ukuri nanatawe umuhe akabezo rero Imana ibaho umugisha nandi kumwe na Jackie pe mu following kuri Instagram yiwe yavuze ngo yitwa Jackie Peace 250 mu following murebe na filime akina nk'umurozi episode bajyeho barebe uri umurozi oya ndi umwana mwiza none ati nge ndi umurozi oya ndi umwana mwiza uri umurozi ese nukira filime uri umurozi toka yes Imana ibaho umugisha rero ndabakundana ari Yawe mukore subscribe mukore like mukore share ndetse mukore na comment